bagenzi agafilime kacu umwana muto w'umukobwa afata amaburo menshi akayashyira mu modoka ariko ubona ko afite ubwoba ari gucunga cyane. Ni mu gihe papa ari gusezera mama we agiye ku kazi. Rwose urabona ko ari umuryango wishimye, umwana nawe akanika akavuga ati none ibyo nkoze uyu munsi nagahomamunwa. Ariko ukabona ni umugabo rwose w'ibogari ufite amafaranga, asezera umugore arangije aragenda, ariko hari akana hirya kari gucunga rwose. Bidatinze barakwereka rero umugore we yahise agaruka cyane afite ubwoba bwinshi cyane, ubona byamurenze. Kuvuga ati mana yanjye ibi ni ibiki bibaye. Mu gihe ari kuza gutenya n'umugabo we aramusuhuza, umugabo aramubaza ariko umeze gute, umeze neza kwisi ugaruka aka kanya isi bimeze bite. Ndetse turakwereka umuntu hirya cyane arimo aragenda acumbagira, bigaragara nk'aho ari we wicaye muri ya misumari bateze wa mwana. Akana gahita kamuhamagara ati anko, ati kutari kudusuhuza kandi uje hano bimeze bite. Akana kaza kameze nk'akaje kumushinyagurira, kaza kamusanga. Naho papa w'umwana arareba wa mwana aravuga ati anko si aturutse hehe. Akana karamubaza ati anko kuri guca mu gikari kandi ubusanzwe ucana imbere bimeze bite. Akana kari guseka kerekana ko nta kibazo cyabaye. Papa w'umwana nawe aravuga ati anko bimeze bite, ati karibu mu nzu rwose ngwino tujye kuganira. Ariko anko yareba wa mugore akagira ubwoba, na mugore nawe ukabona afite nyine ntago ameze neza, ukabona afite igihunga cyinshi cyane. Baranje barafungaho, ubona ko umugore afite ubwoba bwinshi cyane. Ariko nka se w'umwana nawe ahereza anko karibu nk'ibisanzwe, ati anko karibu icara rwose nta kibazo. Wa mwana ahita aza kuri anko ahita amusunika cyane, yicara hasi. Yicaye hasi anko abaratabaje aravuga ati wa mugore baravuze ati mana yanjye cyane cyabikoze burya. Anko baramubaza ati anko bimeze bite, ati hari akabazo nagize gatoya, atariko nta kibazo navunitse umugongo, umfashije niba hari agati wama nkikanda kubera ko umugongo umereye nabi. Ise umwana aravuga ati niba ari umugongo nta kibazo bigira birebire, mfite umuti ukora cyane rwose, ariko ndaza kuwuzana hejuru mite nkuguhereza ugufashe, ndabizi urabikora neza, humura bugira ikibazo. Ati ahubwo kanze nkuzane bidatinze. Barakwereka ise w'umwana yahise agenda, kakana gahita kagenda kamukurikiye. Mu gihe kamukurikiye wa mugore na anko w'umwana bahita barebana, avuga ati reka ubundi rurarwana kuki mutari isomo, ni gute rufata imisumari ukayitega mu ntebe y'umuntu ku buryo yicaramo yarangiza agakomereka bigeze ahangaha. Ati ibyo bihurire sheri, ndaza kubikora, ndaza kubikurikirana wigira ikibazo. Ati ahubwo reka tugire utwo twikorera mu gihe batari baza. Kakana kaba karabibunye karavuga ati ibyo nakoze nta somo mwavanyemo. Ati bureka kanze ndaje mbakorera kandi kantu. Gahita kazamuka kirukanka cyane kajya kureba se. Mu gihe kagiye kureba se, babandi nabo bibereye mu byabo. Wa mugore aribagirwa akora ku kibuno, akoze ku kibuno. Wa mugabo aratoneka baravuga ati oh my god. Umugore avuga ati ihangane sheri wanjye, ntabwo nabyibukaga ko ufite ikibazo, atari kihangane. Ako nawe arangije arihangana nyine arikaruma, avuga ati ariko urambabaje, ati nyine ihangane, atari ko twongere twikorere utuntu nk'utu ngutu rwose. Mu gihe uriya mugabo atari yaza kuko yatinze, barakwereka wa mugabo rwose umuti yawubuze, ariko yaravuga ati nawushyize hera, atari ko kandebe. Yibutse ahantu yawushyize, ajya kureba ahantu yashyize umuti we, arebye barawubonye. Mu gihe awubonye akana kaza kiruka karavuga ati dadi mama arimo araguca inyuma na anko. Ati kuko ndababonye rwose n'amaso yanjye abiri, ndababonye bari kuguca inyuma. Isi umwana baratunguye cyane aravuga ati ibyo ni ibikindi kumva mu matwi yanjye ko ntabyumva neza. Ati ubonye bagira bate? Ati ndamubonye mama ari kuguca inyuma papa hamwe na anko. Ati ibyo byihoreye mwana wanjye, ibyo byihorere rwose, uriya ntabwo ashobora kunca inyuma kubera musaza we. Ati ibyo bintu ntabwo byakunda rwose. Umwana arimvira avuga ati nyamara ibintu mbonye nibyo kandi byo nkubwira nsanzwe ngibibona, ntabwo ari uyu munsi gusa. Ati wa mwana we uriya mugore ntabwo ashobora kunca inyuma kuri wa mugore. Ati papa ye biriya bintu ndabizi kandi nanabibonye rwose, bijya bikunda kubaho. Ati mwana wanjye, ati mba ngusobanurire, uriya ni musaza we. Ati rero ntihazagire ikintu na kimwe wishyira mu mutwe gishobora gutuma uhungabana. Nubwo uri mu kaso rwose ntugashobore kumuteranya nanjye kugira ngo ubashe kuba wadutandukanya, ahubwo uriya n'umugore wanjye ndamukunda nawe arankunda, rero ntabwo ashobora kunca inyuma kuri anko wawe. Humura mwana wanjye kandi ntukagire ikibazo, uriya turakundana. Ati papa uriya mugore aguca inyuma kuri uriya mugabo, ni ukuri ntabwo nkubeshya. Ati rero mva nkubwire. Bidatinze barakwereka wa mugore yahise aza ahita yica ikiganiro umwana ari kugirana na se. Umugore ahita ahindura isura aravuga ati muri mu biki se? Umugabo aravuga ati twari tubonye agati ariko tunaganiramo, ati kamushyire agati anko hanyuma usigare uganiriza umwana nta kibazo.
kibazo mwe muri kumwe nanjye ncire anko umuti ndaje. Bidatinze barakwereka umugabo yaragiye ikigore kiri gucunga cyane rwose ngo kirebe niba neza umugabo amaze kurenga kiba gikuruye akana kiravuga ati wakaguryiwe ibintu wakuze ni ibiki nta soni ufite. Akana kavuga ati erega ngiye guca papa inyuma birambabaza bikanambangamira cyane rwose sinkubeshye. Ati niyo mpamvu mba ngomba gukora ibintu nka biriya. Ati oh my god kumbe ni utwo tuntu twatumye ukora ibintu nka biriya. Ati yego rwose. Ati none si biriya si ibintu bisanzwe si ibintu bibaho. Umwana avuga ati oya nge ntago nabyumva ibyo bintu. Ati ibyo ni ibintu bisanzwe ni ibintu bibaho rwose. Umwana avuga ati nge ntago mbyumva. Umugore ati none se urategereza ko mama wawe ateye gaca papa we nyuma. Ati ntanswe ngewe. Umwana avuga ati nundi munsi ntukagereranye wowe na mama wanjye. Ati ni mama wawe se bitwaye iki? Ati nge ntago mba mbishaka. Umugore abarasaze ashwambaguza imisatsi rwose arangije umwana biramurenga aravuga ati se none uri kwikora ibiki ubaye iki? Umwana atekereza ko umugore asaze arangije n'amakoro yari yambaye arayafata arayashwambaguza. Ubona ko noneho umugore ibintu bihinduye isura. Bidatse birakwereka ahantu yari muri saro rwose yababaye. Abona umugabo araje aravuga ati anko mbabarire rwose umuti nari nawe ubuze ariko ndawubonye. Ati kandi uyu muti urakora we witonde uyu muti urahita ugukiza rwose urahita ugufasha ntugire ikibazo. Bakira aho ngaho babumvishe urusaku hejuru aravuga ati ibyo n'ibiki bibaye. Umugabo aravuga ati kanze njye kureba ikibaye hejuru. Mu gihe agiye ahubwo nawe aramukurikira ariko byanga nyine urabona ko ikibuno cyavanye ikibuno. Barangije barazamuka mu gihe bari kugenda umugore ari gucunga wari ko baza kumutabara. Arangije ahita yiryamisha ku gitanda mu gihe aryamye ku gitanda rwose. Ise w'umwana baraje aravuga ati bigenze bite ko mbona uri gutabaza kandi nkabona ibintu byose byagucagagurikiyeho. Umugore abaravuze ati reba uyu mwana wawe aba ari kunyanga kankubita ngo nuko ndi mukase rwose. Ngewe uyu mwana ntushaka uzamuha uburere kubera ko ntabwo nkunda ngo nuko ndi mukase ugasanga ibintu byose ari kubinkorera. Umwana aravuga ati dadi arimo arambeshyira rwose ibyo byose n'ubyikoze. Umugabo nawe biramurenga abura icyo afata n'icyo ariko aravuga ati wa mwana we kubera icyo wakora ibintu nk'ibi. Ati arimo arambeshyira dadi ngiye ntabwo ibi bintu nshobora kubikora. Ubu turumva ibyo bintu ngiye nabikora se ubu ngiye namushobora kobwa ari ubyikoze. Umugabo aravuga ati uyu mugore ujye umureba nawe wirebe wakana we ntuzongere. Umwana aravuga ati dada arimo arambeshyira rwose kubera za mpamvu zose nahoze nkubwira cya gihe. None rero papa w'umwana ati aziba ati nta soni. Ati wowe ukifata ugakubita umuntu ngo nuko ngo atari mama wawe ngo nuko ari mukaso. Umugore akihweza akirizariza akareba ahanka akavuga ati mana yanjye igiye uru rugo ngiwe. Umugabo arabwira ahanka aramuga ati anko wihangane ibi ntabwo bikunze kuba muri rugo. Ati umugore wanjye nubwo nisanzwe mukunda kandi mufata neza urabizi. Ahanka baravuze ati nta kibazo ndamera nk'utayibonye ariko nyine urabona baramukubise. Umugore akifata ku mukobwa ati ku mana yanjye uru rugo nzarubamo kugeza ryari. Ahanka aravuga ati suwo uyu mwana mwazamuhaye uburiri rwose akajya arika kwanga mukase ahubwo akamufata nka nyina cyangwa se akamukunda. Urabona bamaze kugenda cya kigo gisigaye giseka ati ndawemeje kakana none ndabateranyije kandi turebe. Akarasi karavuga ati ariko nawe urumuhatari wakinuwe. Ati ozo kubikoze ibintu nkagira ngo biri serious. Barakwereka bidatinze kakana kaje kigunze karavuga ati ku mana yanjye ati nakoze iki cyatuma rwose papa wanjye atanyizera. Kakifata kakareba ifoto yako na nyina akavuga ati kubundi mama kuki wansize n'ukubera iki? Ati basi se ahantu uri kubona ibintu ndimo ndacamo. Ati jya ureba isaza kureba umwana asanga afite ifoto ya nyina nawe arabanje aravuga ati ku mana yanjye ati oh my god subuko uyu mwana. Ati uyu mwana ko ababaye rwose. Akana karimo kararira kari gutamarira mu foto ya nyina wapfuye rwose. Karangiza akavuga ati ku mama kuki wansize. Ise biramurenga bitekerezaho kabiri avuga ati ku mana yanjye tubi ni ibiki? Ati ni ukubigenda kuzana umugore wa kabiri ukamuzanira ku kana gatoya katazi ikijya mbere. Umwana nawe akavuga ati ubundi ni ukubera iki mana? Ni ukubera iki ibintu byose aba ari ngewe? Ninjye wakoze amakosa, ninjye wagize ute kandi mba nshaka kugira ngo papa bamukunda ari wenyine. Ise nawe bikamurenga akavuga ati subu mana yanjye uriya mugore yaba nshima mwoka byaramwe uriya atari anko cyangwa se atari musaza we byaba bimeze bite? Akana kafata ifoto ya nyina kakayobera cyane kavuga ati ku mana yanjye ibi ni ibiki koko? Ati ibigeragezo nzabikika ryari cyangwa se nzakura ryari kugira ngo nigendere? Barakwereka cya gisore kiri kumwe n'umugore kiri kumwe kiramubwira ati ku bundi iyi myenda watekereje gute kuyica? Ati ko uri umuhatari. Ati si yo ntayica uzi ngo isaba byumvishe cyangwa abagakabukiye kuriya. Ati wapi ntabwo byari gukunda. Ati amayeri aratandukanye. Ati ariko amugore ati nawe nabonye rwose urakino wagira ngo ari muri filime byancyanze. Ati uriya bintu nagomba kubikora nk'umuntu uri serious rega kugira ngo ndebe ko nahatambuka amahoro. Ati kandi nawe mbona uvuye muri rugo biriya bintu tutabivuzeho.
ati ariko ndanagukunda uri bogare, ati ariko nanjye ndagukunda rwose, ati nubwo ubona rwose nta kintu bitwaye, ati ariko umunsi umugabo azadufata azadukanda azatwica, ndetse narakwereka batangiye gukora ibi ngibi mu gihe bari kubikora rwose barakwereka umugabo we yahise aza mu gihe aje barikanga, baraje kwikanga bavuga ati timeze neza ra, ati bimeze neza, ubona ko bagize amasoni, umugabo nawe ariragaza avuga ati bimeze neza kandi nawe mutu wamaye rwose ndikumva uramfashe, ati ubwo kangende usigana n'umugore wawe tuzasubira. Kikaba kikamura kikavuga ati ariko ko mbonye mufite amasoni bimeze bite, ngewe biriya bintu mbonye ko mbonye bidasanzwe. Mu gihe akibyibazaho umugabo ubona ko byamucanze nyine akibyibazaho cyane, umugore ati ngewe kiracyana cyawe rwose, ngewe kiracyana kirandambiye kubera ko kisiga kigira ikintu gikaze. Mu gihe bakiri kubivuga cya kigabo kigahengereza ngo kirebe ko wa mugabo atabavumbuye, barakwereka umugore arakirizariza rwose, ubona ko agenda kamwishe. Nibutsa ko iyi ari Paccy Cup Films, musaba ukana subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi, hanyuma tukaryoherwa n'utu dufilme rwose nkatuguhereza gatanu ku kandi. Barakwereka wa mugore ahise ahinduka inara avuga ati ariko ubundi uriya mwana ubundi bigenda bite, cyaki anko nacyo kiri kuneka. Ubundi umugabo aravuga ati ubundi kutasanzwe uvuga gutyo byiyenze bite, ati ariko se hari icyo mvuze kibi ngewe kuwumvishe ari uko mvuze ati uriya mwana wawe, ati ariko ndanamukunda ngewe usibye ko uriya mwana wawe asigaye yigira nabi, ati ariko ubundi umwana kubera iki wamukifata ukamubeshyira kuriya, umwana yaguciraho imyenda bimeze kuriya, umugabo yajya kubirinduka cyangwa kigite kitsimba. Umugore avuga ati okay, niba utangiye kumva umwana wawe, ati umwana wanjye ntago ashobora kugufata ngo gucireho imyenda, akwa kaneka. Mu gihe ari kuneka umugabo akavuga ati ariko katurebera, umugabo bikamurenga akavuga ati ngwino nkujyane mu cyumba ujye kuba ureba uko bimeze. Barakwereka bidatinze anko na wa mukobwa batangiye kujya bishimana, noneho batagitinya. Barakwereka wa mwana baramufashe ngo bamujyane kumureresha kwa mukuru wa mama we, atari kamahoro aboneke rwose. Bidatinze barakwereka akana baragafashe, bafata n'ibintu byako byose, baragenda barapakinga n'ibipupe rwose. Iyo umwana bamuhaye igipupe rero aba ameze neza, ariko uyu mwana bamuhaga igipupe bikanga rwose, ukabona nta mahoro afite. Nibutsa ko iyi ari Paccy Cup Films, kugira ngo ukande subscribe tujye dukurikirana umunsi ku wundi tuno dufilme twacu. Barakwereka umugabo yasize udukapu tw'umwana mu modoka, araje abwira umwana avuga ati sezera rero ubabwire ko twigendeye, uzajya ugaruka kudusura. Bidatinze barakwereka nyina w'umwana cyangwa se wa mukase aramubwira ati mwana wanjye uzagireyo amahoro kandi ujye uhorana amahoro rwose n'umutekano, nzasigana na papa wawe nzamukunda neza. Cya kiravuga ati yego, kandi kivuga ubona ko kirakaye rwose gifite umujinya, kikajya kugenda kikavuga ati ariko mana yanjye kiriya kigore. Hanyuma papa w'umwana aravuga ati rero umwana akamutware, ariko hano hari akantu mfite. Bidatinze barakwereka yahise amuhereza akampano, amaye akamana amuhobera cyane avuga ati shimwe wanjye ndagukunda urakoze cyane, ati ako ni akamana nkuhaye, hanyuma naho ubutaha reka njyana umwana ndagaruka, ndabanza kugaruka reka njyana umwana. Barakwereka umugabo yaravuze ati uretse no kugafungura rwose uraza kugafungura nagiye. Bidatinze barakwereka arongera amusezerano amuvuga ati ndagukunda, amusoma ku tamasha, mu gihe anko amusoma ku munwa. Wabonye biriya bintu ko rwose bagore umugabo Bidatinze barakwereka yahise agenda afata imodoka ye rwose ajyana umwana, ariko umugore rwose ubona ko afite ibyishimo byinshi cyane, afite na kakamano araje akareba kavuga ati wo kiragiye kirarenze, ati wow, ati Imana ishimwe, kirishima kirangiye kiba gisomye wa mu anko shadore ba anko wabonye manko anko araje bamujyana mu nzu, ariko bagenda bishimye bavuga ati wow, ibintu byose twarabipanze none bigiye ku murongo, bigiye uko twabishakaga. Aturana ko noneho umugabo atwaye umwana, ariko umugabo nawe yatangiye kubakeka. Umwana akareba asa akavuga ati papa, ati wihangayika cyangwa se ugiye dutekereza wibuke ko utwaye imodoka udatuma dukora impanuka. Umugabo akabireba akavuga ati umwana wanjye, ati noneho nanjye bigeze anko wawe ndikumukeka pe, kubera ko ibintu nabonye ejo bundi n'uburyo bagize amasoni. Barakwereka ko anko rwose ari kumwe n'umugore mu nzu y'umukire rwose, bararyoshye barishimanye. Umugore ari kureba akamana akavuga ati reka abagabo b'ibigoryi babaho, aribyo aravuga ati oh my god, tuzi ko kakana mpaye ari impeta, ati wow mbega byiza, ayambaye asanga neza iramukwiye, arareba n'indi, ati ariko se iki cyo ni igiki bampaye
kumbi yamuhayemo n'agafurashi disi, yamuhayemo n'agafurashi disike. Reka tuze kureba ngo agafilime kacu karaza guherera he. Mwibutsa ko iyi ari Paccy Recap Films, musaba gukanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi, kugira ngo tubashe no kuryoherwa n'utu dufilime rwose tutugereho gatanuko kandi hanyuma twishime twirebere udufilime twiza. Niba ukunze agafilime jya muri comment wandikamo imitima myinshi kugira ngo twerekane urukundo rwose rw'utu dufilime. Barakwereka uyu mugabo rwose ari kumwe n'akana kibaganira ambwira ati daddy ngira urugo ntago nzarukumbura pe sinkubeshye kubera ko ibintu naboneyemo uriya mugore nta nkunda nta cyiza nyifuriza. Umugabo aramubwira ati humura mwana wanjye nanjye ntago nzasubirayo, ati ntago uriya rugo rwose nanjye nzarukumbura sinkubeshye, ati kandi ndakurahiye. Bidatinze barakwereka wa mugore yaratunguye cyane avuga ati iyi flash se kuki yazanye n'iyi meta ni ukubera iki. Bidatinze barakwereka bafashe ya flash disk babagiye gushyira muri televiziyo ngo barebe icyo kiri kuri iyo flash umugabo amuhaye. Barangiye barishimye rwose bashyiramo bagishyiramo babona umugabo aricaye ngo waho umugabo aravuga ati nongeye kubasuhuza kandi bayikaze. Noneho urabona ko ari gukora ibintu nk'umunyamakuru. Aravuga ati umugabo wanjye se asigaye yarabaye umunyamakuru urakuba ryari. Atariko rero umugabo wawe arategura aguha kameta akaguhereza n'ikiganiro kiragushimisha. Umugabo rero akomeza kuvuga muri televiziyo, mu gihe ari kuvuga rwose barakwirika wa mu anko akavuga ati birasi bihuriye, ati birani bice ari kuvuga. Umugore agatunga akavuga ati bira bintu se yaba yarabikuye hehe ko mbona nanjye bintungu yari ibintu bishyashya. Ati nazanye umugore atangiye kubarira inkuru y'ukuntu umugore we yapfuye wa mbere. Akavuga ati umugore yapfuye, none se niba yarapfuye bihuriye he no gukora ikiganiro. Ati nzanye umugore arapfa, nzana umugore wa kabiri. Muzanye umugore wa kabiri ambeshye ko afite musaza we, hanyuma ambeshye ko afite musaza we umwana wanjye wo ku mugore wa mbere, hanyuma akajya ambwira amabanga ya anko na mukase, hanyuma nanjye nkabigira ibintu biri aho ngaho. Ariko akenshi nabitekerezaho nanjye nkafata umwanzuro nkavuga ati ariko bino bintu kubanza wasanga ari byo. Hanyuma rimwe na rimwe najyaga nza kureba umugore wanjye namubona nako nkabona nyine babaye nk'abantu nyine batunguwe, nkabirenga nkamara kubirenga hanyuma nkabona rwose ni ibintu bisanzwe, ariko nkabona ameze nk'abantu bari gupanga imipangu. Hanyuma nanjye nkavuga ati se iriya mipangu yaba ari iyaki, bikandenga nkavuga ati mana yanjye. Urabona ko nyine ni umugabo uri kukubara inkuru rwose muri televiziyo. Barakwereka anko na wa mugore bagumye kureba baratungurwa cyane, baravuga ati ariko mana yanjye, ati si umugabo ni ibiki yaba ari kuvuga cyangwa se ni ibiki yaba ashaka gutangaza. Ati ntago mbyumva, ati ariko mana yanjye nizere ko ibintu ari ibintu biri kuri flash gusa nta handi hantu byagize. Ati umugabo akomeza kuba inkuru avuga ati njyewe umugore wanjye yanciye inyuma na musaza we. Hanyuma barakwereka wa mugore akareba akavuga ati ariko mana yanjye uyu mugabo aracunaguza bigenda bite. Umugabo aravuga ati rero ibyiza ntabwo ushobora gufata umugore guca inyuma ngo nurangiza ngo umusimbuze umwana wawe ngo ni ukubera ngo ari umugore wawe. Umugore yakoze ibyo ashoboye kugira ngo ntandukanye n'umwana, atariko umugore byarangiye mufashe kandi ntabwo nzongera kumukumbura rwose. Umugore yararize cyane aravuga ati ku mana yanjye ako nawe biramurenga, aravuga ati ko rwose uyu mugabo. Umugore abararaka yavuga ati shit uyu mwanda ubundi ni ukubera iki. Umugabo aravuga ati ngewe nta kintu nigeze nkora rwose cyatuma umugabo wawe dukika kubera ko n'ubundi nahoraga nigengeseye. Umugore arangije aravuga ati ibyo byose ni rwarwana rwabikuza, ariko ubundi rwarwana warumpereza ngiye nkarufata gusa cyangwa se nkarujyana ahantu nkarujugunya nko mu mazi. Umugabo aravuga ati ibyo wabikora se. Umugore aravuze ati ntabikora. Barakwereka kakana kabwiye se karamubwira ati ariko daddy rwose ni ukuri ubundi kiriya kigore wazakiretse. Icyo katazi nuko se yagiye afata video igaragaza ko yavumbuye cya kigore. Ise aravuga ati mwana wanjye humura tugiye kwishima tugiye kuba ubuzima bwiza, ati kuko genda gukunda kandi ntabwo nzakuva iruhande. Umwana aravuga ati ushatse kuvuga iki papa. Ati wa mugore naramuvumbuye ko akundana na anko wawe, nujya we ntabwo ari anko ahubwo ni umugabo we bakundana ku ruhande. Yarangiza akaza kumukundira mu byanjye shaho akana kavuga ati daddy warabimenye kaba karishye kavuga ati wow, ati imana ishimwe niba warabimenye ndizera ko uraza gufata umwanzuro muzima. Akana karishimye karabyina. Papa w'umwana aravuga ati humura mwana wanjye umwanzuro muzima narangije no kuwufata rwose, ubu njye nawe tugiye kubana twishime tubana ubuzima bwiza
ndetse ubuzima butarimo mukaso, ndetse ubuzima uzabaho wumva wishimye kuko ndagukunda mwana wanjye. Ibyo wambwiye byose nagiye mbibona cyane, hanyuma ubu ndagukunda cyane, nta wundi muntu nkunda nkawe, ati kandi nzakora uko nshoboye ubeho wishimye, sibyo? Ati ndagusezeranya. Akana karavuga ati wow, ati papa ndagukunda cyane. Urabona ko papa n'umwana rwose barishimye. Ati ubu tugiye kugenda tujye kwiryohera, barakwereka papa n'umwana baragiye. Agafilme kacu nuko karangiye, kandi subscribe kugira ngo turusheho kuryoherwa nyaboneka.